none nta kiri bube nta cyabona oya ntabwo ubona nuko ukambaza utse covid tugira vuba tugenda nini mbona ejo wundi baramweretse ifoto y'umuhanzi akavuga ngo ngo US element rero element afite ukuntu ibintu byihuse men uwo mutipe yitwa Bruce Melody rero Bruce Melody nawe ninjya kumuvugaho we ararenze buriya Bruce se murabizi ko nawe muri kariyeri yanjye mu buryo bw'amafaranga bw'ibitekerezo yahabaye and then in this aba uyu nguyu cyangwa abangaba Vestine na Dorcas Vestine na Dorcas oya nuko uweditinza yakoresheje ko yagomana nawe kumuha ariko ashobora yamutinza amajwi y'indirimbo ariko nurebe bacuranze indirimbo yacurangaga indirimbo akamuga tuboni runaka yakora iki akara abantu batari inyangamugayo rero umuntu ukata kare akantu we ntabwo agakato uweditinze niko yabigenze indirimbo ntiyayirekeragamo wayirekeyemo bamukubita copyright isize cyane gusa yarayicuranga guriya yayumva akamuga tsubira mumenye ariko muri editing akerekana ifoto ariko ndi yumvisha ubwo yarayobeye ko agiye kumuteranya ariko muri introduction wakoze ikiganiro yarabikoze ahubwo nuko mu nyanga mugayo nuko kiba cyarabahamye bakatutuntu bashaka ko noneho Valence ntabwo abona tubana mu nzu ni musaza wanjye mu byukuri musaza w'umuntu bangana gutya ntabwo mwambarira ubusa imbere ubwo se wakwizera gute ko atanahunyereza nasa utabizi nabahaye ikaze hano ku miyoboro mugari wa YouTube channel tuje guhaganira ku bimaze iminsi bivugwa ku muhanzi wacu bita Neo Bosco. Neo Bosco rero yaciye amazimwe ku bantu bavuga ko abesha ari umutubuzi ko areba cyangwa se ko afite ubumuga bwo mu bw'amaso ariko twabonye yuko muri video amaze iminsi akoze yarimo avuga ku makuru y'abahanzi bakamwereka ifoto ukabona ayivuzeho n'ibintu byavugisha abantu benshi bavuga yuko ari ubutubuzi ko yaba areba ni ikiganiro aherutse gukora bamwereka amafoto y'ibyamamare bitandukanye mu Rwanda ngo abavugeho ariko uyu Neo Bosco yatanga ikiganiro yakoranye n'ikinyamakuru Igihe bamubaza ku by'iyi video yavuze yuko ibi bintu bajaga bamwumvisha indirimbo y'umuhanzi we akaza kumuvugaho ariko bakamyutinga amajwi bamwumvishaga indirimbo hanyuma akumva indirimbo agahita yumva umuhanzi akamuvugaho byinshi ariko bakeditinga ku buryo amajwi atari bugaragaremo ku buryo wabonaga yuko ifoto ari kuyireba kandi atarimo kuyireba ibyo rero bigatuma bacika ururondogoro bavuga yuko uyu Neo Bosco areba uyu Neo Bosco rero akaba yavuze yuko bafataga amafoto bakayeditinga bikagaragara yuko yari arimo kuyareba ariko ntago ariko byari bimeze we yafataga indirimbo y'umuhanzi yamara gufata indirimbo y'umuhanzi akayimwumvisha hanyuma agahita yeditinga agaragaza yuko ari kumureba ariko ibyo byatumye bivugisha abantu benshi bavuga yuko ari ubutubuzi ariko uyu Neo Bosco yiziye hano ni inkuru yakoranye n'Igihe TV avuga yuko ibyo bintu bitabaho ahubwo atashobora kuba Imana yaramugiriye ubuntu akaba areba akaba ari ubutubuzi akora akaba avuga yuko ibyo atagenda ngo abikorere hano ku mbuga nkoranyambaga ku ma YouTube channel ahubwo we yagenda agakora ibitaramo ashima abantu ashima n'Imana yuko yamukoreye ibitangaza ayo niyo magambo Neo Bosco yatangaje ku nkuru zimaze iminsi zivugwa yuko areba ari ubutubuzi akora ariko ntabwo ariko biri uyu Neo Bosco niko yatangaje yandika no ku rubuga rwe rwa X avuga yuko bagiye beditinga amafoto
ko atabona hari ijambo yavuze rikomeye avuga yuko atari ngombwa kugenda yisobanura ku buzima bwe bwa buri munsi, ahubwo abantu abamwumva bamwumve, abadashaka kumwumva babireke, ko atagomba kwirirwa yisobanura hano ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ngo yisobanure ku bijyanye n'ubuzima bwe, ntago byari ngombwa.